watwibwira? Amazina yanjye nitwa Niheza Deborah, nkaba ndi umukobwa w'imyaka Uvuge cyane tukumve. Nitwa Niheza Deborah, nkaba ndi umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko, nkaba narasoje amashuri yanjye yisumbuye mu mateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, nkaba nanjye ndi umwe mu bakobwa bateye ishema no kuza guhagararira intara y'Uburasirazuba muri Nyampinga w'u Rwanda 2020. Murakoze. Ni iki kiguteye ishema guhagarara intara y'Uburengerazuba? Kuki utagiye Kigali cyangwa se ngo ujye mu zindi ntara zitandukanye? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere cyane ishema zo kuza guhagarara intara y'Uburasirazuba nuko ariyo ntara yanjye mvukamo, niyumvamo kandi numva ko ariyo ibohokeye kuba naza kuzamo gukoreramo. Murakoze. Gusa Yego. ese wumva ubaye ugiriwe amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2020, ni iki kintu cy'umwihariko wumva wakorera intara y'Uburengerazuba, cyane cyane ko ari iguteye ishema? y'Uburasirazuba, sorry. Murakoze. Ikintu cya mbere kineye ishema ryo kuza kumva ko intara yanjye y'Uburasirazuba ariyo nakoreramo, ikintu numva nzabamarira cya mbere ni bishiye mu mushinga wanjye ariyo mu kirimi cy'amahanga natira witwa environmental conservation, cyangwa se mu Kinyarwanda kubungabunga ibidukikije. Yego murakoze. Wawe utubwira umushinga wawe? Yego murakoze. Umushinga wanjye ariwo kubungabunga ibidukikije, nuko nshaka guhera mu ntara yanjye y'Uburasirazuba kuko harimo ibintu byinshi byiza bibereye u Rwanda, harimo nk'ikiyaga cya Muhazi, harimo nka parike y'Akagera. Nkashishikariza abaturage bahaturiye bose kujya bahita bakahitaho, bakagirira isuku, bakahakorera, bakaha agaciro, bakamenya agaciro kaho, kuko ari nacyo kintu cya mbere kiri mu bintu bitwinjiza mu gihugu amadovize, ari natwo adufasha mu kubaka ibikorwa remezo. Mu gihe bahagiriye agaciro rero bazaharanira ku buryo ki abantu bose bazajya bahagera nabo ubwo bazaba bahakunze. Si ibyo gusa kandi usibye nuko kuhakorera nabo, ahubwo nabo ubwo bazajya bagira umwete wo kuhatembera, ko biragaragara ko mu Rwanda Abanyarwanda ntago bitabira cyane ubukerarugendo. Rero mu gihe wabumvishije agaciro kabyo nicyo bimariye u Rwanda rwacu rw'igihugu, bazabikunda cyane banabyisangemo. Murakoze. Hari urundi rurimi wumva wifuza kuvugamo utari Ikinyarwanda gusa? Ikinyarwanda cya mbere cyiza. Urumva ari byo ntushaka gusubizamo? Ego mu Kinyarwanda nta kibazo, ariko na English nagerageza. Nice. Na Deborah, ntukagire ubwoba. Icyongereza niba ukizi ukivuge. Nta muntu uzakwambura amanota kubera ururimi wavuzemo. Kandi twese turabizi ntabwo nshobora kuvuga Icyongereza nka Trump, kimwe nuko nawe adashobora kuvuga Ikinyarwanda nkanjye, sibyo se? Niba wumva ushobora kuvuga mu Cyongereza, igitekerezo cyawe kigatambuka neza kurushaho, cyo kivuga, sibyo? Kandi ntabwo tuzagucira iteka ngo nuko wakoze amakosa mu rurimi. Twese ntabwo ari urwacu, sibyo? N'abagenzi bawe uze kubabwira. Uwumva yisanzuye igitekerezo cyari bugitange mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa aze kukivuga, sibyo? Yego. Okay. Murakoze. Murerwa Evelyn, yego cyangwa oya? Niheza Nicolas, ndamuheza kubera yagerageje gusubiza neza, cyane cyane ko avuga ko akomoka muri iyi ntara y'Iburasirazuba. Ni ukuvuga ngo kuba azi ko harimo ikiyaga cya Muhazi, akamenya ko ariho parike y'Akagera iherereye, akamenya ibigize cyane cyane iyi ntara, kuri jyewe ni ikintu gikomeye kandi umukobwa mwiza. Ndibaza ko nagira amahirwe yo gukomeza, ubwo azakomeza, dukunda kuvuga mu Kinyarwanda kwihinga. Mutesi Jolly. Deborah, njye ntabwo ndakuvaho. Why did you decide to do environmental conservation? Thank you so much. The reason I decided to do environmental conservation is because I found that many Rwandans don't know the value of their environment or what is surrounding them. So I need to participate in teaching them or showing them the value that it has to us, and because it is one of the most things that our economy is based on. Thank you. Thank you too. So is it a yes or a no?
I'll give you a yes because I just love numvishe ko ushobora kuba wavuga mu rundi rurimi neza, and definitely you've just answered my question the way I wanted you to do, so you deserve a very good yes. Thank you. Mike Arangwa. umushinga wawe cyangwa igitekerezo cyawe, reka twe kubyita umushinga tubyita igitekerezo, wongere ukinonosore neza, sibyo? Kuri liste yanjye amanota wagize kuko nkureba ibigaragara inyuma ari hejuru, ariko ayo ufite mu byo kunsubiza ari munsi yayo, kubera ko igitekerezo cyawe, frankly speaking, it's not convincing at all. The idea itself is okay, ariko implementation yayo ni ikindi kibazo, sibyo? I give you a yes, ariko be careful. Be careful. Thank you.